ndagukubita. Ndakumeneho ngegera. Ariko mwene Mariya ushaka kuzanyicira koko. Uranze ushaka kunkurikiza mama. Asamu nakwitabye phone warimo magari iki nagira ngo nkubaze ko amisoro yayikoze ntabwo ndayikora nose ko wari wambwiye ko wagiye mu butumwa bw'amahoro nabuvuyemo rero ndashaka ko dukurikirana iriya misiyo rwose yihutirwa cyane ubu dufite umushyitsi mukuru rero urumva agiye kuza kudusura urumva mu kanya araba ahageze nta kibazo ese ubundi mugenzi wawe ari he Jacques ari muri office hari document ari kuzuza genda umubwire aze duhure hanze namukeneye cyane yes sir Mama. Kintu urimo gukora nese ujya wibereye muri phone bisa amasaha narogeje ndibuyoze mu kanya nese wa mwana yagiye he ndabizi ubwo yagiye handi gusabirizwa amasaha ndibuyoze muri nta kirarenga amajya ngo mbanze nyine nandikirane n'abashuti banjye telefone niyo gushuka nese nshuka gute mama nese uko babyutse wicaye uri muri telefone amasaha ntiyogeje ubwo uba wicaye uri gukora nese ubundi ninjye mwana uri hano njye nyine n'abandi bayoze nese yobewe ko muri umuna wawe yagiye ku ishuri igihe ari buzirara yoza cyane nanjye mu kanya ndibuze kuyoza nta kintu ntwaye nese mama ko ninjoro wowe papa numvaga muri gutongana mwapfagiye ntiwashobora mugabo mbanza hari nzishakira undi mugabo ntumusiga mwigendere ibyo se ndabakije be ntabirimo so washaka undi mugabo twebwe ukadushyira hehe nese wavuga ko amara iki nzamutanigendere cyangwa umwana wese uzashaka ko tujyana azaze tugende nzamutanigendere ahamba numva bitoroshye ababyeyi bubu namwe sinzi pe nese wowe witeke iyo urebye ubona tubanye neza nese ubwo ngiye icyo mupfa ngiye nicyo nshaka kuzamenya nese mwirwa mushwana buri munsi ngiye maje no kubirambira ahubwo ndamurambiwe wariwe warara dufata umwanzuro tuzigendere tumusiga kugira ngo mujye muhora mu ntonganya zanyu kandi umwanzuro nawe ufashe ubwo nta bibiga dushaka ahantu tuzaba twimukiye agahe gatoya umwanzuro nawe ufashe byanarangiye nese mwana wawe urabyumva ute nanjye ndumva umwanzuro ari uwo nguwo kuko n'ubundi yaratunaniye twaramubwiye yanze kumva n'ubundi ikiza nuko twakigendera ahubwo ni ukwirwanisha umutwe gusa ngo muca inyuma ubu ngubu ari njye nawe wavuga ukunda aca inyuma undi nini n'ubu nimugoroba wumvaga turi kutongana nibyo twapfaga ngo muca inyuma ubu ari njye nawe utekereje wabona ari muca undi
My sweetheart. Bebezo. Amakuru. Cyane. Shana kibazo ndituranga. Mwe mumeze ute? Turaba. Mwe mumeze neza. Shatwe turaho wese. Nanjye nta kibazo. Mese shu. Yes. Akumara yani. Shana yo waranyanze bagenda uranyanga kweli. Ase nakwanga ngakunda neri. Ubu ninde muntu mwiza mu wabonye bikuruta? Ninde muntu? Ubundi se abahungu ubundi mwavuga gute? Nubundi nakuri nundi wambwira nundi ni gutyo. Ashe ntundakare. Uyu munsi urambwira ngo ndi mwiza, ejo uzabwira nundi ngo ni mwiza. Ibyo ntabwo nabigukora bebe. Ese shu kuri kuranywa nk'itara. Ni ibitotsi sheri. Ni bitotsi? Nshaka kuryama. Ahubwo bibaye byiza wanshakira n'ahantu ndaba nirambitse. Ese ko hari icyumba cyanjye? Yes. Nababyara banje urumva nakuraza he? Mu cyumba cyawe no saba sheri kurara mu cyumba cyawe hari icyo bitwaye. Ese urumva twaryama gutyo gusa wowe? Aya rwose ibyo ntabwo byakunda. No se wagira ngo ndare sheri. Ako nyine ndaguherekeza utahe. Kuna rinje ninzi nje bwije ariko bitewe n'akazi kenshi maze iminsi ndimo nasinziraga no mu biro ndananiwe pe. Nizajya ngo uruhura none nawe uratse. Nashaka ko no naruhukira hano wenda nk'umunsi umwe turi kumwe dutemberana gutembereza ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Uruhura nese akakoreka nawe rwose. Kuruhukira hano. Kesho ngo rero ubwo mwanyine cyo kwakira dare wanananiwe nk'uko bivuze. Byaba byiza rwose. Ubango uyu mukobwa ndamushoboza ikira sha bitewe nuko polisi irimo kuwumega nta kundi kuntu namubwira nakumubwira ko nshaka kuruhukira hano kugira ngo wenda bamara agacumbiho iminsi nk'ibiri nzagenda ndeba uburyo mubeshya kuko birakomeye pe kubavugishaho bose hora ndebe uburyo namuvugisha hano. Where we sat by the river so deep, you promised your love I would keep. Mugenzi wawe n'ubu ataraza. Namubwiye arimo kuza. Sawa. Kucyuma mwangereje gahunda tuba dufitanye ntabwo muyizi. Kwihanganira fone. Ibintu ntibizasubira. Buri gihe ndababwira ngo duhure mukica gahunda. Ni ukubera iki? Ntabwo aba ari twe. Ibintu ntibyongera nzabahana. Mwumvishe? Yesa. Dufite umuyobozi mukuru ugiye kuza. Urumva? Yesa. Mugomba kwitwararika. Buri wese ufite ikirego urumva akaza kubigaragaza ko arimo kugikurikirana. Yesa. Mamze ngibyo nyine nawe wabimenyaga mbe ngiye koza amasahane nyine ibyo turabisubiramo mu kanya. Genda nta kibazo. Mbega urugendo ngiye gukurikirana ikibazo cy'uriya mwana muzagira umwaka nsange mumufata nabi yo ntahari Ndese umufata nabi wahora ko ngiye kubyikurikiranira ubwo sara umwana ufatwa neza nkawe ahaha nta kandi kazi ngiye gukora bane bayo hano bayo ese uko yitwa hangaho ukora iki hari ikintu ajya akora witabye nakwitabye uriya mwana mumufata neza ahangaha yo ntahari yego nyine mucingiye kuki
muramufuri bimubwire ko tumufatanye muramufuri tumufaransa we nta ntoki afite zo kwifuriza uzamushakira umukozi uzajya ubimukorera ariko wowe wahindutse utera are mama zose utuma abantu bahinduka ubundi wakwitwara gutyo ubundi ukaba uzi ko abantu barakora mugire mu agafunguro ndebe ko nagira icyo ndengera iki gifu cyanjye njye kwirebera uriya mwana mu cyure akagira umutegera mu nzira we ubwifunguro se wahashye abi byo kugenda ngo ujyane uriya mwana nese amafaranga basi bamuhemba nawe guha ndetse ntabwo ari ugukorera ijuru niba mfashe umwana nkamujyana ahantu kugira ngo arebe ko yagira uko yirengera niba uri gukorera ijuru rero tekereza ibyo bintu birakugaburira ibyo mubizirikane murebe ukuntu mwandengera singiye kugwa mu mayira mwaba muzi inzira y'i Kigali mwebwe wamugana ikora amasengesho ubwo ngubwo uri buhabwe nawe iwacu wapfuye asenga ese ibyo birakutureba kandi uvuze ko uri gukorera ijuru umva we ntukamagarire hejuru ngiso so si ibyo ngibyo bivuze ubwo urumva ukuntu buri kumpagarira hejuru wawira ugenda nta n'ikintu wasize ukaza ubana abantu muba wabahaye ntuba wabagaburira ziba we uje kwitwa bakuze ziba wose wazibya kubarira se no kubareresha inkumi barigomwa bagata umwanya wabo bari kugirira abantu bababaye ngo babagirire neza nibwo mukumva ngo imbaraga zanyu nuko mushaka gukubita umuntu nkanjye we nafanya rero byose biratureba genda nyine naho ugiye bare kutubaza ibiryo nkaho hari icyo amafaranga abaramuha yasabirije ubwo nyine muri buze kuyagabana ubone mucyo ariko mwagize neza ko mutazi uko ejo uriya mwana azaba amezera shiri kurimo kwitunganya bimeze bite kurimo kwitunganya bimeze bite kurimo kwitunganya bimeze bite bebe nese bikamubaza sheri egera hirya se shiri kubera ko egera hirya ariko nese ubu bigenze gute ndasohotse leta bigenda gute ugiye kuzana amazi tuhina ndavuze ngo egera hirya ariko ntabwo uri kumva ibyo byo kukubwira kandi wongera kunsubira nese ubu bigenze nese iki ni igiti ni igikoresho cy'akazi nese sheri ukora ibiki shiri akazi nkora ntabwo nakakubwira ni ibintu by'ibanga ni ibintu by'ibanga se ku buryo utakwiye no kubimva birimo risike shiri birimo risike reba igihe cyose tumaranye ukaba wakoraga ibintu n'ubintu waje hano kuneka se mbimenye shiri bitewe n'uburyo ngukunda ntabwo nakubwira ibintu byagushyira mu byaha sheri akira amazi nari nguzanye akira amazi kamanze njoze amazi ngiye guturisha umutima nawe naje tuvugane naje atangiye no kumena amazi sha kanjye karashobotse pe byanze bikunze aramvumbura pe Iya rwose ngiye sinzi alo Diana uri he banguka hano mu rugo rwose muye n'ikibazo wa mukunzi wanjye ashobora kuba ari umwicanyi kuko musanganye bisitori hoya bisitori y'imbunda ariko ntabwo uri kuyumva nawe rwose reka kunesha umutwe bisitori ntabwo uri kuyumva y'imbunda ariko ngo iki ariko kuki uri umwana mu bitiyana wari ubizi uburyo bwose ko sheri wanjye ari umwicanyi kuko ntiwagira ikintu bimbwiraho amakuru yanyu ni meza fani nese ibibazo ndi kumva bitajya birangira bimeze bite turi kubyigaho wewe mukuru ngo tujye muri office tuvugane nese ibibazo bya ruswa ndi kumva bimeze bite ibibazo bya ruswa ndi kubikurikirana hafi y'abantu bose batanga ruswa narabafashe wafashe nka bangahe maze gufata abantu aho kuri kubafata niko biri kwiyongera
afande nta kuntu mba ntagize. Nese byo gushimika ko abana b'abakobwa byo urabivuga iki? Ibyo nabyo narabikurikiranye byose kuko abo bashimuse bose nabo narabagarusha. Amagambo make. Kuko ibintu byose ndimo ndumva biri guteza ikibazo ku gihugu cyacu. Nta kuntu mba ntagerageje afande. Yabimaje kurambirana ngiye kukuta statement. Wanyureje afande. Kukorohera kwanjye no kubita transfer ukajya gukorera hanze. Nimuncokoza ahangaha aha. Nese abana banjye butekereza ko bazaba bameze. Ndahashyira ku isoko nigire Bugande. Nta gahunda yo kuhasiga nushaka kuhagurisha. Nta bintu byinshi ntabwo ukuntu umwana yajya amagarara hejuru. Mbese kamwe kameze nk'abahungu ko kariye. Tugiye kwishura. Ari gase ngo bimumarire iki? Wese ajya gusabiriza ngo bizamumarire. Ese wumva ko urazagira akamaro kuva. Reka ndebe ko natora kuko njye kwizanira uriya mwana ibyo mubyihorera. Mujye mugira neza cyangwa mubireke. Cyakora abonye akazi. Bino bintu tuzabamo kugeza ryari? Ange ntago mbizi pe. Mwihorera agenda igihe arashakira ari bugaruke cyangwa agume. Ariko ubona ukuntu so yita kuri uriya mwana kuruta mwebwe. Wenda nubu wanabibwirwa se niki. Abo gamatsubiye mu mirimo nyine bwo nta mukanya turabona kigaruka. Nobone kare kuri uriya mwana waraje mbone. Araje mbone. Nari banguka hano turabivugana ibindi. Sawa banguka. Gira vuba nta kindi rwose njye nta n'ibintu rwose naza mvugana nawe. Njye nawe turita tuba abanzi. Mwango iki? Umva nyine we banguka. Sheri uragarutse. Mba nakubwiye ngo mbabarira rwose nta kintu kimwe ushaka kuvuga ahubwo inama nakugira mbabarira ndakwinginze ntabwo uri kubita ndi kukubwira. Ariko sheri wambabare kuko niba ari ibintu ubonye niba nanze kukubwira akazi nkora ni ingoma ngo niruka. Genda jya uzumva wabitekerejeho uzagaruka uzambwira. Mana sheri wambabare kuko ibyo bikubwira n'itari ndakwinginze basi reka cyebuze. Mbabarira ndakwingiza ase sheri wambabare kuko sheri umva rwose ibyo zina ngo sheri kigore rwose uzaburimbira mbabarira ugende. Ase sheri ko naje kugusura ni nawe panze. Wari wabipanze ariko nyine usanze afite indi gahunda genda rwose. Ase sheri koko ngende. Genda. Base wamerekeje base. Genda. Merekeza base. Genda ariko. Ase sheri kurimo kunyirukana n'umujuru. Genda. Oshi. Genda tuzavugana utanugaruka. Mbega umuhungu burya bwose abatipe b'iki gihe ni uku nguku bateye. Nyagasani we akumva tiyana ibyo yigize mana nyiringabusha we noneho turahangana paka hasi hejuru do sha. Where we sat by the river so deep, you promised your love I would keep. Abera makuru ni meza ngambwira ibyampamagariye. ako se Tiana mbwira gute nkundana n'umuhungu bizi neza ko dukundana ari umwicanyi ukaba utarigeze ubimbwira. Pepe se ngo pipi se kandi ndi kumva nyine ubizi. nari kubikubwira gute se kandi banyiriye ngo nakwiriye wavuze ko watinye se kubimbwira. Wowe nawe muraziranye ibintu byose nakoraga mwari muziranye n'ira modoka mujya kuyima wari ubizi. Njye nari mbizi ko ari Pepe mukundana.
hanyuma nkimara kumuzana hano nje kumubereka kuki mutambwiye kuki utambwiye nari kubikubwira gute se kandi uhora unshinga ntakushinga mba ndi kugushinga wowe nkubwira ibyaha byanyu mukora ngo mba ndi kugushinga ubundi se wagiye kumukunda utabona ko afite isura y'abicanyi unabona ko afite isura y'abicanyi umuntu ufite isura y'abicanyi isasu kama wumve ujya ubundi se wagiye ukunda ubuzi ndamukunda ariko ibintu mwankoreye ntago nabishobora ariko ibintu mwankorewe na mama do akabyera uzi ikindi Imana yonyine nayo yonyine yabibona urazi kwica abantu neza Yesu we Nazareti umva yafashe mama amuviza isasu mu mutwe kurakaga mwa mukobwa ibintu uri kuvuga ngo yari ari guteye mbona amaraso akuye ahantu hose